aravuga ngo hari ibintu bine ugomba kumenya. Hari ibintu bine bigiye kubaho. Icyambere, kugira ngo ibintu bihinduke igihombo nuko wari ubyiteze amaramuko warangiza ukabera kukabanga. Abantu nibanga kumvira Imana bazashaka amahoro bayabure, kubera ko Imana yatwaye umwuka utanga amahoro mu mitima. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka nongere mbashime babwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe, katubwira sazu iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Reka tubabwire ngo imigisha uturuka ku Uwiteka nibagereho. Katukubwire utameze neza, ahari kurira kwarari umuntu bwacya mu gitondo impondo zikavuga. Ntabwo nzi igihugu herereyemo, ariko nimbere burakeka nkubwire ngo ugire umunsi mwiza, kandi nabwo nimba nimugoroba katubwire ngo ugire umugoroba mwiza. Reka tubwire utarakora subscribe, kora subscribe, share, comment kugira ngo birusheho kugenda neza. Munyemerere batumirwa bacu, twakire umutumirwa wacu cyangwa umukozi w'Imana. Turakwakiriye. Murakoze cyane, nanjye ndanezerewe kwikaze mu maye. Amahoro y'Imana abane nawe. Amen. Mumeze neza? Turashima Imana. Yego. Hanyuma katukwakira utangiye kubwira abakunzi bacu. Murakoze cyane. Abwira amazina yawe kugira ngo twinjire mu kiganiro. Yego, nitwa Reverend Pasteur Moise Sindayigaya. Nejejwe n'Imana mu mutima kuboneka muri uyu mwanya. Amen. Kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Iki Imana idushakaho, message y'Imana, message y'ijuru. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo ari ubwa mbere ariko si n'ubwa nyuma tubanye. Nekereza ko rero n'uyu munsi Imana agiye idufasha ikabana natwe mu bihe bitambutse, n'uyu mwanya irakomeza kubana natwe. Amen. Imana iduhana umugisha. Ndumva hari amatsiko arashize. Matsiko ntabwo arashira kuko ntabwo turumva ku gaseke waje dupfundikiriye uyu munsi wa none. Yego. Hanyuma katukwakira ubanza usenga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro. Mwami Yesu Kristo, tukwakiye mbere y'ibintu byose. Tugwaye karibu n'ikaze mu ijambo ryawe. Muririmbyi yaravuze ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, kandi aravuga ngo tugufite ntidushobora kwifuza undi murengezi. Ndakwinginze umanukire kubana natwe. Jambo ryawe tugiye kuganiraho rizubaka imitima, ribohora ubugingo bwari buboshye, rizaruhura abarushye. Haleluya. Rizatanga ihumure hafi na kure, abantu bawe bazagubwe neza kubw'ijambo ryawe. Nyemerera uyu mwanya umuntu wese nakurikira ijambo ryawe azamenye ko ari we mukiza w'abari mu isi. Ngushimiye byose ukoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mushuma mwari mumeze neza? Yego. Yari amahoro cyane. Numva tugiye gutangira no kubaza, ndaza kubaza tubazo dukeya kugira ngo twinjire utubwire ijambo ry'Imana cyangwa dupfundire ugaseke. Uyu munsi wa none waje udupfundikiriye. Nza mbyiteguye kukukunda kumbaza kandi nta kibazo. None ndaza kubaza bikeya. Nta kibazo, niyo byaba byinshi ariko byungura abadukurikiye. Ntacyo bitwaye rwose. Ko turi kubona muri minsi ya none abakristo bamwe na bamwe kugenda batungwana, bagenda bakora ibintu bitari bisanzwe, bagatinyuka bimwe bagiye baraha imbere y'Imana bakagenda bitinyuka. Nuko ko ari byo by'amasengesho bari kugira, no kubera yuko turi kubona amatoro menshi ari kugenda yoroshya ibyari doctrine z'itorero. Biguterwa n'iki? Murakoze cyane. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Abisiraheli bigeze bakena intwaro zo kurwanisha. Hanyuma ubwo bukene bw'intwaro ngo bamaze kuzikena, birangira banafashe urugendo ngo bakajya bajya gutyariza mu Bafilisitiya kubera ko amatyazo yari yaratwawe. Ni ijambo rivuze ngo abantu hari ibyo bibwe, ariko bitewe no gutindana n'Abafilisitiya. Iyo tuvuze Abafilisitiya tuba tuvuze abanyamahanga, abantu tudahuje kwizera kumwe. Yego. Cyo ni ikintu kikubwira ngo
aho utinze usa naho. Abantu bakunze kwiyorohereza bashaka gutindana nabi iki gihe bababaramo imbaraga. Ndaguha irindi jambo rya kabiri. Bibiliya yarambwiye ngo Efurayimu yivanze n'amahanga bituma amera imvi z'urutarutaro. Aho harimo ijambo rimwe gusa rivuga ngo uko utindana n'umuntu birangira akujyanye mu yindi si, kakujyana mu kindi gika, bikarangira ubaye wundi muntu. Rero abakristo mpamvu ubona bari gutinyuka ibintu naho bari, nabo bagendana nabo, naho birirwa kandi bakahirirwa hari barahinyuye kugira neza kw'Imana. Uremera ko muri iki gihe umuntu avyuka nta no gusenga ngo Mwami Yesu, akabyuka yiruka, akubita ishuka yiruka, aba umugabo cyangwa umugore cyangwa umusore cyangwa umukobwa akaba arirutse, nta Mana ndinda, atahana umunaniro utagira ingano, yagera mu rugo bitewe no gusinzira ati Mana ndagushimiye ko ndi bukurinde, aho kuyibwira tundinde ati ndakurinda, wasigara arinda Imana. Kubera ki? Amagambo yacurikiranya kubera umunaniro. Muri make abantu bavangiwe no kutamenya guhuza ibyo bakora bibabeshaho n'umwanya wo guha Imana nk'umuremyi wabo ibamenyera byose. Yego. Kandi isi yo iri kubananiza, iziki iri gukora, izibyi iri kubambura, izi bibarimo bagomba gutakaza. Buriya umwenda kugira ngo wuzure ibizinga ntabwo ari ikizinga kimwe kiba kigiyemo, hajyamo byinshi. Noneho bikazarangira umwenda ubonye warabaye madowadowa, ugasigara uteye isoni n'ipfunwe kuwambara. Ntabwo umukristo ajya kugaragarira abantu ko yapfapfanye bitangiye none. Reka da, hajyamo ikizinga, bwacya hakajyamo ikindi, bwacya hakajyamo ikindi, bikazarangira bibaye gutyo. Yego, ushatse kuvuga ngo ubwo no kubera yuko biterwa n'inshuti bagendana cyane. Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri kindi, ari ababyeyi tubona ari abadiyakoni mu itorero, cyane cyane ndaza kuvuga itorero rya ADPR, bitewe n'uburyo doctrine zaho arizo tureberaho kenshi na kenshi, n'andi macaci yose cyangwa n'amatorero yose yagiye aza yiyomoye kuri ADPR, cyane cyane ndavuga menshi y'abanyamwuka. Yego. Y'abanyamwuka, apana Gatolike, apana Abadivantiste, apana. Yego. Yego, yose ntabwo arimo. Yego. Hanyuma tukabona nk'umuntu w'umubyeyi ni umuririmbyi cyangwa umudiyakoni, kubera ko azi ko doctrine zitemereye ko yemerewe gusuka, ariko tukabona yasutse umwana kandi amuzanye mu rusengero ari proud. Buriya singo ko muri we haba harimo impano iba yapfukiranywe, biterwa n'iyo mpamvu. Ntabwo ari impano yapfukiranywe, ahubwo irari riri muri marirangiriza mu mwana. Sinzi niba unyumvishe. Bivuze ngo ibi muri mu mutima tubibona bikoreye ku mwana wiwe, none abonye umwanya yabikora, abonye ko ibyo ari bukore bitari bumugireho ingaruka, yakabikoze. Kuko hanze hari amatorero yemera gushyiraho imisatsi, yemera byose. Yego. Byose bijyanye no kwita ku mubiri wawe, aho kugira ngo ube ikibazo mu bandi, wayagiyemo ukareka gutera ikibazo mu itorero. Yewe ntago mvugira ADPR kuko ntago ndi umushumba muri ADPR, kandi yangiruza, ariko n'itorero ryandeze kandi rindera neza. Nge rero mu minsi yose nabayemo ntabwo nigeze mbi ikibazo mu banyigiraho nk'urugero, no mu gihe cya nyuma cyanjye cyo kuvamo, kuko ntago navanywemo n'intambara, ntago ndi mu bantu bavuyemo natenzwe cyangwa nizweho, najyanywe n'Imana ivuze. Aho rero ngewe ntabwo nzigera ntenguha Imana n'itorero, kuko itorero ni umubyeyi ryarandeze. Niyo mpamvu ntanga iyo nama. Umuntu wese aho kugira ngo abangame, Bibiliya iravuga ngo nuko rero uyobye umwe muri abo bana bato. Ariko uzi umuntu uzaza agasanga abana bawe warabatwaye uko ubonye, kandi witwa ngo uri mu itorero ritabyemera, uwo mwana muto yazayoba, kandi nayoba Imana izabikubaza. Uyobye umwe mu bana bato, icyamworohera nuko abantu bazi gusoma Bibiliya bagende basome barebe cyo birivuga. Rango icyoroshye nuko bamuhambira urusyo kwijose, kamuroha mu nyanja. Urinda kuroha mu nyanja
niba wumva byarananiranye guhuza imico yawe n'iyitorero kandi ko umuririmbyi yaririmbye ngo buri muntu mu itorero rye abo wejejwe muri ryo kwezwa muri ryo nuko wemera kugendera kuri doctrine na discipline y'itorero. Abantu bubahiriza doctrine bakica discipline. Discipline ni imico na amabwiriza n'amategeko bigenga itorero. Je ntago nabikwemerera. Yego. Ndi umushumba mfite nanjye ibyo nemera. Utabyujuje ntago twabana mu itorero nyoboye. Especially ibyo numva umwuka yanyemeje. Kuko ntago ushobora guhaguruka udafite umurongo Imana yaguhaye. So rero abantu bakwiye kubyumva bakanabigenderaho kandi ntibibatera impamvu zo guhemukira Imana rwose. Imana iduhane umugisha. Yego. Hanyuma ikindi kibazo kindi ngiye kundifuza kugira ngo mbaze kugira ngo tukureke winjire muri gahunda yo kugira ngo tugezeho ubutumwa bwiza. Tubiri twonyine gusa tubiri. Ikindi kibazo cya kabiri two turi kubona rimwe na rimwe turi kubona abashumba bari kugenda bahemukira abakristu. Mushumba kuba yahemuka kuba ari proud yo kuba yahemuka kuma ntacyo biterwa n'iki. Icyambere ntago uwo nguwo ntabwo aba akiri umushumba aba yabaye ikindi kuko umungero ry'intama Bibiri ifite icyo imwita ifite icyo imwita kandi kitari cyiza. Iyo Bibiri ibagereranya n'ibirura. Rero Imana yaraguhamagariye kuyobora umukumbi ukiyambura ikote ry'agaciro ukiyambura icyubahiro Imana yaguhaye ukiha izina rimeze gutyo nuko ubutaza agaciro kibikurimo. Abo rero barahari koko ariko Imana ibasure bikosore kubera ko umwambaro bambaye ntago bemerera guhagarara muri ubwo buryo bwo kubabaza no gukomeretsa intama. Ntabwo Imana ibitwemerera, ahubwo Imana itubwira ko ku rwacu ruhande tugerageze kugira ngo Imana iduhendahendere cyangwa se ibingingire muri twe. Rero nubwo bibaho gutyo ikindi kandi ni iminsi ya nyuma. Yo nayo nindi mpamvu. Iminsi ya nyuma Paulo yaravuze ngo umenye ko mu bihe bizaza hazaza ibihe birushya. Menye ko mu minsi ya nyuma hazaza bihe birushya abantu bazaba muri bazaba rero nabo baba babaye nyine. Yego. Hanyuma ikindi kibazo kindi cya nyuma kirimo kimwe gikubimo kugira ngo tukureke ubwirize ubutumwa bwiza. Ibyo ngibyo nabyo abantu bari kubyumva nta kibazo. Buno mwino minsi ya none umushumba mbere tugikizwa wabonaga umushumba kagana avuga ngo nshake aho itorero ribarizwa. Icyicaro cy'itorero. Ariko bono kugira ngo ashake icyicaro cy'itorero kiri habwa gushaka imodoka nziza cyubahiro cyiza kongererwa amapeta yari pastor yari revera akaba yabaye apotre. Aho ndi kwa tugeze muri ya misi imperuka mutakibabazwa nuko yababazwa n'umurimo w'Imana. Ubundi ikintu cyose cy'agaciro ni cy'umujura yiba. Impamvu wawe nta musekirite uharara arinda abana arinda ibiri muri iyo nzu. Rero hari abantu bakinguye cyangwa bararangara ntibamenya ko bafite ibirindwa ngo babirinde. Umwanzi arabinjirana abiba iby'agaciro. Hari umuririmbyi yavuze ngo oya niwemere ko umwanzi agutwara iby'agaciro. Oya niwemere ko umwanzi agutwara iby'agaciro. Ntabwo nshaka kugakomeza akaririmbo karanyura ariko hari ukuntu abantu bemerera umwanzi akabatwara iby'iki iby'agaciro. Kindi ni ikintu kikwereka ko iyo minsi nyine tuyigezemo. Ntabwo umuntu ari bwite cyane kuri wa murimo n'ikiwukorerwamo, ariko impamvu ikomeye iri kubimutera si uko atazi ko yahamagawe, ahubwo ntabwo yigeze akomeza guha agaciro ubutumwa bwiza yahawe ngo bimutere kugundira, ngo bimutere kubugumana, ngo bimutere kubuzirikana.
ikindi ndashaka kuvuga ku kintu bita guhindura misiyo. Umuntu wese witwa umukozi w'Imana biravuze ngo ni ambasaderi w'igihugu cy'ijuru wamamaza iby'ijuru. Nk'uko igihugu cyose iyo kiguhaye inshingano zo kuba ambasaderi mu kindi gihugu, ntabwo ushobora kuvuga inyungu zawe bwite. Twemeranya yuko ibyo ngibyo umuntu aba yataye misiyo akajya mu nyungu ze bwite. Ntabwo ushobora kuvuga bene wanyu mu nyungu za ya ambasade. Yewe nibyo urahiriye uravuga ngo ntabwo nzakoresha inshingano mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ni ukuvuga ngo umuntu wese witwa umwambasaderi aryoherwa cyangwa se ahabwa sapoti n'igihugu bitewe n'uko akomeje kuba mu nyungu zacyo bwite. Rero niba umuntu yanze kuba yita ku murimo w'Imana, ibyo akora ngo bikorwe mu nyungu z'umurimo w'Imana, byanga bikunda biraza gukorwa mu nyungu ze bwite, biraza kuba impamvu zituma biba inyungu ze bwite. Bivuze iki? Biravuze ngo yahinduye misiyo, kuko misiyo yari yarahawe kwari kuba umwambasaderi wamamaza iby'ubwami. Ibimenyetso bitatu bikomeye: cya mbere, izo nyungu ari gushaka ntago zifite inyungu ku murimo w'Imana. Kabiri, nuraza gusanga na message ari butange, araza kubajyana muri message ibajyanisha muri za mpamvu zo gukora bimwe ashaka, ye kuvuga iby'ubwami. Ntari bubabwire ngo mukore iby'Imana ishaka, ahubwo ari bubigishe kugandukira. Mujye mugira gutya, mwige kubiba, mumenye kubiba. Mboneraho no kubwira abantu ngo kubiba si icyaha, ariko siyo main purpose. Ntabwo ariyo main purpose y'Imana, ntabwo ariyo ngingo nyamukuru Imana ishaka. Imana ishaka ko bakizwa kandi bakagira ubugingo bwinshi. Hanyuma Imana iyo ivuze ngo bagire ubugingo kandi bwinshi, ibishaka ko umuntu wese wahuye n'umuntu w'Imana atahana ubugingo buzima. Gihe cyose ubugingo bw'abantu bakuri imbere butaraba buzima, menya ngo wahinduye misiyo y'Imana, wagutumye wamutengushye. Iyo watengushye wagutumye bisobanuye ngo uri mu byawe. Kandi ntabwo ari ubwa mbere tubonye abantu badizatinga misiyo, ntabwo ari ubwa mbere tubonye abantu batoroka bakava mu nshingano bari barimo bakajya mu zindi. None se niba umuntu avuye muri misiyo y'Imana, misiyo y'Imana ni ukubwira abantu ko ijuru rihari, misiyo y'Imana ni ukubwira abantu ko ubugingo babukorera, misiyo y'Imana ni ukubwira abantu ngo bareke ibyaha bahindukire bajye kuri Yesu. Hanyuma uri kubabwira iby'umugisha n'amahoro, nibyo nabyo ni byiza, ariko bivugwa hehe? Uyu mutima ubwira umugisha n'amahoro uhagaze hehe? Ubwiwe nde? Uwo mugisha uhawe bande? Abakwiye guhabwa umugisha ni bande? Abakwiye guhabwa ayo mahoro ni bande? Kubera ko nubwo bivuga ntago ari wo bitanga, Imana ni ibitanga. Yego, sinzi niba noneho ngushubije. Uransubije. Kandi kabazo kamwe konyine gusa ko tubona abapastori benshi bakunda kwambara ikote bagashyira mu musaraba, harimo benshi batabisobanukiwe, wadusobanurira. Reka nze kubisobanura. Bitewe naho nge naherewe inshingano, mpabwa inshingano ya gishumba, nawe imyambaro itandukanye, ariko icyo nibuka ni kora hamwe n'umusaraba. Denda ari byo reka mvugaho kubera ko ari cyo warumbajije. Kora bisobanuye ngo ni ubushobozi bwo kuyobora abato, abakuze n'abasaza. Yego. Ariko umusaraba sobanura ngo ni imbaraga z'umurimo ugiye gukora. Akira umusaraba nk'ikimenyetso cy'imbaraga z'umusaraba, cy'imbaraga z'umurimo ugiye gukora. Umusaraba rero kubashumba ni ikimenyetso cy'imbaraga z'umurimo dukora. Ni nayo mpamvu ikindi kandi Pawulo yaravuze ngo si ikindi keretse umusaraba wa Kristo. Hageze hirya ijambo ry'Imana riravuga ngo mwiyange murekure byose muheke umusaraba wa Kristo. Ibi bisobanuye ngo uba warahawe inshingano zo guheka umusaraba wa Kristo kubwawe no kubw'abandi. Subwo ngubwo nusobanukiwe? Ndasobanukiwe. Reka tukureke utugeze Imana akubwiye. Karibu. Ubundi ugira ngo ntituravuga bikeya ko ikiganiro warusa naho gishoje. Reka tuvuge bikeya cyane, ariko kandi bingana nuko Imana iduhaye. Turifashisha ijambo ry'Imana riboneka hano muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 18.
turahera ku murongo wa mbere. Aravuze ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Iteka riti haguruka manuka ujya mu nzu y'umubumbyi niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwaba inzu ya Isirayeli mwe. Imana idufashe. Ni ijambo rimwe rivuze ngo ibyo wigira byose Imana niyo ifite uko yakugenza. Imana niyo izi uko yakugenza bigahinduka. Reka nsubiremo. Ibyo wigira byose, ibyo uhagazemo, sandonayiti be, ibyo wifuza, Imana niyo yakugenza uko ishaka. Uyu ni Yeremiya ngo yahagurutse atangira kuvuga ubutumwa, ariko yitegereje abantu, abona bari mu buzima bumeze nk'ubwo gutera Imana umugongo. Reka mvuge ko busa n'ubwo tusohoyemo none. Ngo arabyitegereza, aragenda arareba, araranganya amaso hirya no hino, asanga abantu babaye abandi. Asanga abantu ntabwo bakiri ku rwego rwo kubaha Imana no kuyumvira mu buryo bukwiriye. Ararira. Wibuke ko Yeremiya niwe muhanuzi ukomeye wigeze asaba Imana ibihe. Arayibwira ngo icyama mu maso yanjye ukahagira iriba ry'amazi, icyama umutwe wanjye ukawugira iriba ry'amazi, ariko amaso nayo ukayagira isoko y'amarira, maze nkaririra umurimo wawe nkaririra n'abarimbuka. Imana iramubwira ngo ibyo bintu uko ubisabye nanjye nari nkeneye umufatanyabikorwa uzajya bikora neza. Imana iramubwira ngo nzabikora. Icyo ni ikintu kimwe kivuga ngo Yeremiya agihanura, Imana yahitaga yumva ibyo avuze kuko yari ari mu murongo w'ibyo Imana ishaka. Yeremiya ngo yitegereje abantu asanga babaye abandi, bamaze kuva mu mwanya, abaza Imana ngo ni iki gitumye abantu basiga, bibagirwa vuba, batesha agaciro, birengagiza imirimo yawe, bagahindukirira ibidafite umumaro. Imana iramubwira ngo Yeremiya, nubwo abantu bameze batyo, ariko nanjye ndashaka kubwira ko abantu nubwo babaye gutyo, ariko si cyo nari mbitezemo. Nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo ushingiye ku bintu Imana yagukoreye, si wowe wakabaye uwo. Ushingiye ku marira Imana yaguhanaguye, ushingiye ku mfu tubonye Imana ikurokora, ntabwo ari wowe wakabaye uwo. Reka nkubwire, ushingiye ku etite do lasterome, ku ntambara Imana yakurwaniriye, ushingiye no ku nzobo Imana yasibye ku buzima bwawe, ntabwo ari wowe wakabaye uwo. Ni ukuri ndakumvisha mwami wanjye, si wowe, si wowe wakabaye uwo, si wowe wagatengushya Imana kugera kuri icyo kigero, ntabwo ari wowe wagatumye umurimo w'Imana ujyaho icyasha bingana bityo. Imana iramubwira ngo Yeremiya, ntabwo nanjye nari niteze ko bantenguha bene aka kageni. Yeremiya ngo abyumve, arayibwira ati none se Uwiteka nkora iki? Imana iramubwira ngo manuka, ngiye kukwigishiriza mu nzu y'umubumbyi. Ngo aramanuka, ngo ageze mu nzu y'umubumbyi asanga arakorera umurimo we ku ruziga.
ni ijambo rivuze ngo yari afite ordre, yari ari kuwukora mu buryo butavangavanga, yari afite aho yemerewe kuwukorera, ni ku ruziga ntabwo ari ahandi. Reka nkubwire ijambo rikomeye, hari ibintu wemerewe n'ibyo utemerewe inaha, ubyange cyangwa ubyemere. Ufite ibintu wemerewe, ufite n'ibintu Imana itemera, ufite ibintu umwuka afuhira, odene sandoriye bere ufazeba, ubyange cyangwa ubyemere. Ufite ibintu wemerewe, ufite n'ibyo utemerewe. Nushaka ubyange, nushaka untera amabuye, nushake nanjye unyange, nta mugaragu uruta shebuja. Ufite ibintu wemerewe rwose, kandi bitabangamira ubugingo muri wowe, kandi bitabangamira ministeri y'ijuru muri wowe, bitabangamira ubwami. Prieta hene lile sa egome sansoma, urabifite. Yuko uzagira igihombo cy'ibintu bitari biri mu nshingano zawe cyangwa mu nyungu zawe. Kugira ngo ibintu bihinduke igihombo, nuko wari ubyiteze amaramuko, warangiza ukabireka ukavuga ngo ku bwa Kristo ndabiretse. Ariko uravuga ngo kore se ko ari byo bintunga, ngo Imana nayo irabizi, ariko si umukene, ntabwo ari inyamaboko make ku buryo urekuranye n'ibyo bintu bikwanduza Imana itakuremera ubundi buryo. Reka nkubwire ngo ku Mana haracyari inzira ziri vierge, haracyari uburyo. Mana wagiriye neza, o Mana nanjye ndagushimye, ntabwo wandemanya amahembe cyangwa ngo udemane umurizo, wandemye mu ishusho yawe Mana, reka ngucinyira akadeho. Hari impamvu nkuririmba, nuko warebye umubabaro wanjye. Hari impamvu pfukama ngasenga, nuko uri intwari mu bagabo. Aho ngeze hose nzakwirahira, kuko umuntu yirahira wamuhaye. Aho ngeze hose nzakuririmba, haleluya. Hari ibintu wemerewe. Imana iramubwira ngo Yeremiya we, munyihanganire, Imana iramubwira ngo Yeremiya, manuka ugende, urasanga umubumbyi ndakwigishirizayo. Erega ngo ufitiye ubuhanuzi, nushaka ubwemere cyangwa ubwange, ntabwo kubwanga ukabwirengagiza biratuma butagusohoraho. Iramubwira ngo genda ndakwigishirizayo, ngo asanga umubumbyi arakora akazi ke ariko ku ruziga. Ni ijambo rivuze ngo afite aho agakorera, ntabwo ari ku ruhande. Ibyo wihaye, ubwo bushami washyizeho, ibyo bintu wihaye bimeze nk'ibiguhumuriza, reka nkubwire ngo Imana igiye uzabibona yuko wabikoze nkana. Hanyuma Yeremiya ngo abona umubumbyi abumbye ikibumbano cya mbere, ngo ariko kiza mu iforomo no mu isura atari yiteze. Mboneraho kubwira abantu bamaze gutera Imana umugongo, bihaye kujya mu isura no mu myitwarire Imana itari ibitezeho, bitewe n'urugendo n'ukuntu mwabanye n'Imana. Umva, kurikira wumve. Ngo umubumbyi ngo ahita aragishwanyuza, ngo amaze kugishwanyuza ngo ahita akoramo ikindi ashaka. Bumba ararikanda, ngo ahita aribumbamo ikindi kibumbano cyiza kinezeza umutima we. Yo, mbega ukuntu bigiye kukubera bibi, mbega ukuntu bigiye kukubera bibi, mbega ukuntu ugiye kujya urwana n'ukuboko kw'Imana, uragoronzora ariko ntibiri buvemo. Tutariaba ura obeze canso piamor. Umubumbyi
ngo yaragifashe aragifata akivanamo ikindi ashaka. Reka mvugire ijambo, ushatse wareka kwigira nabi ukuboko kw'Imana kutari kwakuzira, kuko ukuboko kw'Imana kugiye gufata ikibumbano kukivanemo ibyo bintu. Ntabwo uri buburane n'umubumbyi, ndaguhakaniye ndakurahiye. Umubumbyi we yaje kandi yavuze ngo mwibwira ko njyewe abantu naremesheje amaboko yanjye ndibwirirwe njya mu mpaka? Niba umubumbyi afata ikibumbano akagihinduramo ikindi ashaka, mwagize ngo njyewe birananiye gufata umuntu naremye nka mugenzi ukundi? Reka nkubwire, ibyo bintu waterekangije udashaka kwinjizamo Imana, uko kuntu wihinduye udashaka kugaragazamo Imana, ayo matwi yawe wavuniyemo ibintu kugira ngo Imana, ndagutangariza ko nyiri kukubumba we ntago wamunanira. Wananira njyewe kuko ndi umupasiteri, ariko ntago wananira Imana. Nshobora kuba wavuze amagambo agukomereye, ariko nawe urwane nayo kugeza ku rwego ujyaho Imana igushaka. Ijambo rya nyuma ngufitiye, garuka bitaraba bibi. Ijambo rya nyuma ngufitiye, hindura, cira birarura, cira birasharira, garukiraho. Henezba dai evai eno otekederebere lopia de bansonima. Mana yambwiye ngo abantu barayembayembye ndetse bishakira n'ibintu bisegura nk'ingingo zibarengera mu mafuti yabo, ariko Imana yambwiye ngo icyo wishingikirijeho cyose igiye kugihuha nk'uko ivu rigenda rigatumuka. Senoberi yabakose n'ingenima dabe adefai. Mbega ukuntu ugiye kurwana n'amaboko akurusha, mbega ukuntu ugiye kugoronzora ibitagoronzorwa, mbega ukuntu ugiye guhangana n'imbaraga zikurusha ubushobozi, mbega ukuntu iyaremye umwuka abantu bahumeka ariyo muri kuvugana, mbega ukuntu ugiye kuvugana n'Imana. Ariko yambwiye ngo abazi Imana yabo ngo kubumba ikibumbano akagihinduramo uko ashaka. Reka nkubwire ngo hari ibintu bine ugomba kumenya, hari ibintu bine bigiye kubaho. Icya mbere, abantu nibanga kumvira Imana bazashaka amahoro bayabure, kubera ko Imana yatwaye umwuka utanga amahoro mu mitima. Kabiri, abantu nibanga kumvira Imana bazashaka ibyishimo by'iterambere bagezeho baribure, kuko Imana niyo itera abantu kunyurwa. Gatatu, abantu nibanga kumvira Imana bazahura n'ibibagora mu miryango, ariko Imana yambwiye ngo ugarukiraho, kuko Imana ni umugwaneza, igufitiye ibyiza, izakugirira neza. Kane, Imana yambwiye ngo umuntu wese yifuze ko umutima usabana nayo, kubera yuko usabana n'ijuru, ijuru rimwigaho, ijuru riramumenya. Ijambo rya nyuma, Imana yambwiye ngo abantu batari butera umugongo ibyayo, ahubwo bagakangukira gukorana nayo, bagakangukira kwitabira umuhamagaro n'umurariko wayo, iri bwirukane umwijima wari ubagose, ikuraho amatangazo y'abadayimoni, imanura ayo matangazo, nirangiza yihesha icyubahiro. Irambwira ngo mu ruhame rw'abenshi izavuga ibikomeye kandi biherekeza, kuko umwuka wayo ugiye kugaragara cyane. Imbaraga z'Imana zikugaragareho mu izina rya Yesu. Ndumva ngiye gusorezaho senga, ndagira ngo nsengane nawe wamaze kumva iyi message. Ijambo ry'Imana rikubere rigari kandi rigufashe. Bonera no kukubwira ngo Imana yitwa Nyirihumure n'ubuzima, igufitiye umugambi mwiza wo kukugirira neza, yitwa Nyiribambe. Rero nturangare ngo bize gutuma wibagirwa ko Imana yawe ikuzi, kandi ikindi ikiri bushake n'ikiri bukore. Haryo ubwo simba hanuriye, reka mbwira abantu bafite ibintu bikomejeho, bafite n'abantu bikomejeho. Imana yambwiye ngo ibyo byose ni ubusa, ikiri bushake n'ikiri bukore. Pole
pole wowe ufite ibyo wiringiye ugashyira kuri Imana. Reka ngusengere n'ejo bundi nzagaruka nkubwire uko ndumva umwuka w'Imana kumpayeho amakuru. Mana nyir'ubutware, sengeye umuntu wese wumvishira ijambo akemera guhinduka no guhindukira, mufashe kandi umukize umubohore. Tuboneyeho gusaba ngo uhagarare kuri bo n'ibyabo, barindisha umwuka wawe wera, twimuye ibyago n'amakuba kandi twohereje umwuka wawe yinjira mu mitima y'abagushaka, umuntu ahindurwe n'imiburo yawe, ijambo ryawe ribe rizima kuri we, kandi uwari waraneshejwe, uwari warafatiriwe n'abazimu n'abadayimoni, guhera none bihinduke. Tukwijejwe nuko ubyumvisha byakiriye, cyubaro n'ikibi cyaduciye bugufi muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Reka tugushimire mushumba. Urakoze cyane. Hari nk'umuntu ushobora kuba yakwifuza ko mwasengana cyangwa mugira inama, yakubona gute? Rakoze. Icyo ni inshingano yacu, kandi tubikora neza uko Yesu adushoboje. Ni 0788 64 60 89 0782 64 60 89. Iyo utari mu Rwanda, imbere y'iyo mibare wongera akamenyetso ko guteranya ugashyiraho 25, ibindi niyo ngiye twavuze, hanyuma iba no kuri WhatsApp, kandi nekereza ko Yesu azadushoboza bikagenda neza. Hari ndumva mbishoje. Yego, reka shimwe ababa badukurikiranye, wowe utakwasa gusubira gukora subscribe, share, comment kugira ngo birusheho kugenda neza. Ibiganiro byacu nagaruka. Ciao ciao. Urakoze cyane.